Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro kwiduhaye umwanya. Umukozi w'Imana Evangelist John MIGABO basuhuza mu ijambo ryayo. Iyo ugiye kuri YouTube nyine nkuko nabibabwiye, ukandikaho aya magambo ari hejuru Professional Church TV Evangelist John MIGABO, ushobora gukurikirana ubutumwa bwose uko ushaka. Ijambo tugiye gusengera rero mu kanya ry'uyu munsi Imana yaduhaye ni ijambo impaka, amakimbirane, ubushyamirane. Bimaze iki impaka mu bantu? Zimaze iki? Muri rw'igifaransa bavuga ngo ni conflit. Ni ijambo rigufi ariko rifite ibisobanuro bitandukanye. Amakimbirane, ubushyamirane, cyangwa se mu yandi magambo kutumva ibintu kimwe. Bimaze iki mu bantu? Kuko kwikundanya kuri nkuko twabigarutseho no kugereza kumva iryo jambo no kurishyira mu bikorwa mu buryo bwiza. Amen. Mbere yuko nsenga nagira ngo mbanze mbwire abatwumva cyangwa se abanyumva ko ibyo mba ngiye kuvuga ntacyo nihimbira. Amen. Ijambo nawe ni Imana, ariko nkaba nifashishije ubumenyi buva mu gitabo cy'ijambo ry'Imana Bibiliya, kwinje theology uko bisobanura. Hanyuma kandi nkaba mfite n'ahandi hantu nagiye nshakisha ubumenyi nkabihuza. Ntabwo ari enseignement extra biblique. Enseignement extra biblique ni ukuvuga ngo ni inyigisho zidafite aho zihuriye, zirenga Bibiliya zikajya mu bindi. Nge rero umurongo wanjye ntabwo njya ngurenga ngo mve ku ijambo ry'Imana. Amen. Dusengere rero kugira ngo Imana idufashe kumva rino jambo, duciye bugufi, tureka ibyo turi mu bindi kugira ngo tubashe kujyana rino jambo. Witeka Mana, ndagushimye kuri Imana yatwimenyekanishije imbere, Imana yadukunze mbere, ikaduha ubwenge butandukanye n'ubwindi zindi nyamaswa. Inyamaswa nyinshi ziraryana hagati yazo zidafite icyo zipfa. Inyamaswa nyinshi cya kindi cy'umuntu ntazo gifite, ariko uduhe gutandukana nazo kure rwose, tugumane bwa bumuntu bwacu, ubumuntu butuma tutagira nabi, ubumuntu butuma tutisesa, ubumuntu butuma tugira urukundo rwa mugenzi wacu, ubumuntu butuma tumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Uyu munsi tugiye kureba ijambo waduhaye uyu munsi ryerekeranye n'impaka, ariko cyane cyane turwanira kuzagira ku musozo dusobanukirwa neza uburyo twakemura amakimbirane hagati yacu, twagira impaka nziza, twagira ibiganiro byiza, ibiganiro byubaka, biganisha ku musozo w'ubwumvikane, biganisha ku mahoro, biganisha ku rukundo, biganisha ku mbabazi. Urakoze rero kubwira ijambo duhaye, ndabigushimiye, kandi umwuka wera tuyobore kuva dutangira kugeza dusoza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Rero tumaze gusengera rino jambo, none tugiye kurireba. Ijambo impaka, tuzareba ibintu byinshi, ibice bitandukanye, no kugenda ijambo kurindi. Gukemura impaka, amakimbirane, mu zindi ndimi z'amahanga conflit cyangwa se conflicts mu Cyongereza, discussion, dialogue cyangwa se dialogue, cyangwa se dispute, to quarrel with your neighbor, to quarrel with your family, to quarrel. Yeah? Impaka zango turwane. Ibi byose biri muri bya bindi byitwa conflit.
ubutumwa rero bugabanijemo hafi ni burebure, ariko nagiye mbugabanyamo imirwi ngira imirwi irindwi. Hari icya mbere turabisobanura ijambo impaka. Icya kabiri tuzareba akamaro k'impaka, akamaro ka conflit. Impaka zifite akamaro ki? Icya gatatu, impaka iyo zijemo amakimbirane, tubone iyo impaka zajemo amakimbirane, iyo impaka zajemo intambara, iyo impaka zajemo ibyo byose, tubone ingero mu buzima bwacu busanzwe no muri Bibiliya. Tujye muri Bibiliya turebe impaka zajemo by'amakimbirane uko bigenda. Hanyuma icya kane turebe amoko y'impaka. Hanyuma icya gatanu tuzareba uburyo teoloji cyangwa se uburyo ijambo ry'Imana ribisesengura, cyangwa se filozofi, ubumenyi n'ubuhanga bw'abantu, uburyo bibisobanura, ariko byombi bikuzuzanya mu gukemura amakimbirane. Byombi biruzanya mu gukemura amakimbirane. Icya gatandatu turebe uko impaka zizamuka zikageraho abantu bahinduka abanzi, bagasebanya, bagahigana, bagatukana n'ibindi. Bizamuka biva hasi ari byiza, bikazamuka buhoro bikagera kuri rwa rwego rwo gutandukana, gusebanya n'ibindi, kurogana, kwicana, guhigana, bizamuka biti. Hanyuma icya karindwi uko twabikemura rero, ahangaha niho hasaba ya wisdom, kurangiza impaka neza. Abenshi baranabihunga iyo byagize kuri urwego rwo guhigana, buri wese akavuga ati ibintu bitanarukira. Ariko hari inzira nziza tuyobowe n'Umwuka Wera tuzabona bishobora gukemurwamo mu izina rya Yesu. Amen. Ubu rero uyu munsi ni igisobanuro gusa cy'ijambo impaka turi burebe, nibyo twibandaho. Impaka bishatse kuvuga iki? Impaka ni ijambo twe mu rurimi rwacu twumva nk'aho ari negatifu muri rusange, ni ijambo ribi. Abantu bagiye impaka tukabyumva ko ari ibintu bibi muri rusange, nuko tubyumva. Ariko ubundi impaka ni ibiganiro nyunguranabitekerezo, abantu bakaganira, dialogue, ibiganiro nyunguranabitekerezo. Mu muco wacu abantu baraganira, ugasanga abantu bicaye mu bukwe baraganira, barimo baraganira, bungurana ibitekerezo. Buri wese atanga igitekerezo cye, undi agatanga igitekerezo cye. Ariko kandi ugasanga muri ibyo biganiro abantu akenshi hari igihe baba batumva ibintu kimwe, hari igihe babyumva kimwe, ariko hari igihe batabyumva kimwe. Iyo batabyumvise kimwe rero, icyo gihe nibyo bita impaka, conflict. Ntabwo ari bibi, tuzabibona. Ntabwo ndi butandukire, ni ukugenda ikintu ku kindi. Impaka nziza zisozwa n'umwanzuro wumvikanyweho n'impande zombi. Ibyo bita compromise cyangwa se compromis mu Gifaransa. Agreement, accord commun. Umwanzuro usoza impaka nziza wumvikanwaho, buri wese akagenda anyuzwe. Nkatangira hirya iriya, undi agatangira hirya iriya, tukaza no hagati tugahuza. Ibyo birangira neza, nizo mpaka ziba zirangiye neza. Naho impaka mbi zibyara amakimbirane. Amakimbirane bya binaho zimvuga haruguru simbisubiramo. Rero nkuko nabibabwiye, nkoresha ijambo ry'Imana, ariko kandi nkaba mfite n'ahandi ngenda nkura ibintu bimwe na bimwe. Nk'ubu mfite brochure yanditseho ngo non-violent communication, kuganira mu buryo butarimo ubuhubutsi, butari brutal, ni ukuvuga ngo abantu batuje,
aho ngaho bagenda bagusobanurira neza uburyo abantu bashobora kuganira batuje. Amen. Abantu baganira hejuru ariko ugasobanukirwa. Wazagira amahirwe, hano hari igitabo wenda negerezeho gatoya, sinzi niba handitse ngo The Real Church, cyanditswe n'uwitwa Harald. The Real Church, urusengero nyakuri, itorero nyakuri, uko riba ryubatse, uko abantu baryo bashobora kuba baganira. Hari igitabo cyanditswe n'umupasiteri witwaga Osma, cyitwa Practical Theology. Practical Theology, la théologie pratique, uko ushobora gushyira mu bikorwa ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma rero n'ibisobanuro bindi wifashishije ibisobanuro mu bindi bitabo bitandukanye. Hano rero umufaransa we mu gisobanuro yatanze yaravuze ngo le conflit c'est la rencontre d'éléments de sentiments, c'est la rencontre d'éléments de sentiments ou d'idées contraires. Ni ibintu bibiri bihura, amarangamutima yanjye cyangwa se ibitekerezo byanjye n'ibya mugenzi wanjye bigahura ariko bitandukanye, bizavamo ikintu, bishobora kubamo ikintu kizima. Noneho mu cyongereza bakavuga ngo conflict is a struggle opposing between forces. Nuvuga ngo ni nkaho mbese ari nko guhangana hagati y'ibintu bibiri, imbaraga zitandukanye. Struggle can be ideas, attitudes, understanding, opinion, disagreement and so on. Uko guhangana nyine bishobora kuba ari ibitekerezo, guhangana mu bitekerezo, mu myifatire, mu buryo umuntu yumva ibintu, cyangwa se mu kutumvikana mu bintu bimwe na bimwe. Ngira ngo turasobanukiwe rero. Ubu rero nabaha ingero, ntabwo ubutumwa buri burebure cyane. Ingero z'impaka mu buzima busanzwe no muri Bibiliya ni nyinshi. Iyo ugiye muri Bibiliya ukagera mu buzima busanzwe, ingero z'impaka ni nyinshi cyane, ni nyinshi tuzabibona amoko y'impaka, uko abantu bakemura, uko impaka zizamuka, uko zimanuka n'ibindi, n'ingero nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko nagira ngo gusa mfate ingero ebyiri mu buzima busanzwe. Ariko nazo izo ngero ziraba ziganisha ku ijambo ry'Imana. Mperutse kubona hari filime nkunda buriya Papa Sava cyane, ndayikunda kuko ndicara nkayireba ikampa ibyo bita inspiration, cyangwa se ingero z'ibyo nshobora guheraho mbwira abandi, kuko wenda abenshi barabireba bakisekera n'iki, ariko hari igihe harimo isomo riteye ubwoba. Ejo bundi hari filime yagize gusohoka aho umupasiteri muri iyo filime ya Papa Sava yanze gusezeranya Madederi n'umugabo ngo bakererewe. Madederi nawe muramuzi, urumva bakererewe n'ibyo, niba ari amasaha 2 ngira ngo bari bakerereweho. Bageze mu rusengero, pasiteri ati ndagashaho, ntibishoboka, ntabwo mbasezeranya, isaha zarenze. Impaka ziravuka, conflit, nibyo nababwiraga. Biza kurangira pasiteri atavuye kwizima. Madederi nawe abonye ko byanze, arimo arisobanura ukuntu umugabo mubonye bimuvunnye. Uyu mugabo ntabwo uzaho mukwiye, niyo mpamvu no kuvuga gutyo. Birangira Madederi afashe pasiteri mu mashati. Nabyumva. Ubwo ni urugero rwa conflit yo kutava kwizima. Ndi hariya nafashe icyemezo cyanjye, ntabwo ndi buhave. Nibyo tuzibandaho cyane cyane. Uwo pasiteri we ntabwo yagize rya jambo empathy cyangwa se kwishyira mu mwanya w'undi muntu ngo arebe ibyo arimo gukorera Madederi n'umugabo. Wicyariho n'inyungu ze gusa tu,
yarebye avuga ati jewe ndi mu itorero ryanjye niba wakererewe nk'uko itegeko ribivuga isaha n'iyi sindi bugusezeranye. Ni impamvu ki zituma umuntu atashobora kuva kwizima ngo yumve undi muntu. Ibyo rero nibyo bita kumera kugondeka. Iyo umuntu atagondeka ntago ajya impaka. Ajya impaka zango turwane. Urumva ko urugero ushaka gutanga pasiteri we yagomba kuvuga ati bakerewe nibyo. Wenda bakabacara amande. Nibyo barimo bamadiri ku ruhande rwe bavuga bati dushobora gutanga n'amande n'iki ariko dusezeranye pasiteri ndagashaka. Izo mpaka zimeze zityo. Ayo makimbirane ameze zityo hagati y'abageni na pasiteri ashobora kuvamo kwicana. Nako byagiye birangira. Kutava kwizima. L'inflexibilité. Umuntu inflexible ntago ajya impaka. Umuntu utagondeka. Umuntu uzi kujya impaka neza tuzabibona ni umuntu woroha akumva abandi. Impaka nziza zirangwa n'iki? Kimwe muri ibyo ngibyo n'urugero ntanze. Muri Bibiliya nagira ngo dusome ingero ebyiri mu isezerano rya kera. Igitabo cya Esiteri abantu mwese murakizi ntago mbitindaho cyane. Abantu turakizi igitabo cya Esiteri. Ariko hari impaka zabaye murabizi abayuda barajyanywe mu bunyago muri kiriya gihugu cy'umwami Ahasuwerusi. Hano baravuga ko igice cya mbere ku ngoma ya Ahasuwerusi niwe wategekaga ibihugu 127 uhereye Buhindu ukageza Ethiopia. Ubwo rero abayuda bari barajyanywe bunyago muri ibyo bihugu guhera mu Buhindu ukageza muri Ethiopia bitegekwa n'umwami umwe. Uwo mwami rero yari umwami ukaze. Uko Esiteri yarongowe twese turabizi. Aza kurongorwa kubera ko Vashiti yari yasuzuguye umwami. Hanyuma rero abayuda baza kugambanirwa ngo bapfe. Kandi Esiteri ari umwamikazi ashobora kugira icyo akora kugira ngo badapfa. Nshaka kugarukaho. Noneho rero Moridekayi we umuyuda wari umusirikare avuga ati ibyo ari byose hari ngomba kugirana ikiganiro na Esiteri kugira ngo abashe kugira icyo akora kugira ngo turokoke. Iyo ni ikiganiro, ni dialogue, ni discussion cyangwa se discussion cyangwa se impaka hagati ya Moridekayi na Esiteri. Nuvuga ngo Moridekayi rero ikintu kirimo ahangaha ni ugushaka ibitekerezo bigomba kumvisha Esiteri ko byanga bikunze agomba kuva kwizima. Ko Esiteri yaravuga ati jewe intumwa zarajizamo avuga ati jewe nifitiye ubwoba. Ibyirimo kumbwira ngo nkore binteye ubwoba. Ko nakaga ntagaramena. Nibeshya maze iminsi irenga 30 ntari nabonana n'umwami Ahasuwerusi. Kandi kirazira ko umuntu wese ashobora kumujya imbere atamuhamagaye. Urajya ngo ngiyeyo nte? Ubwo Moridekayi yereje ubutumwa bwa mbere Esiteri amuhakaniye. Nuvuga ngo niya désaccord kwa kutumvikana hagati ya Moridekayi na Esiteri. Izo ni impaka. Nuvuga ngo Moridekayi icyo agomba gukora nawe arashaka ibimenyetso byose bituma ibitekerezo byose bituma Esiteri ava kwizima. Esiteri nawe agomba kwisobanura impamvu ibyo arimo kumubwira atabyumva kimwe nawe. Ntabwo barimo kumva ibintu kimwe. Icyavuyemo rero impaka nziza nko nabibabwiye ni compromis, ubwumvikane. Kuko kugira ngo abashe kumwumvisha ko agomba kujya kubwira umwami ntiyica abayuda, yaramubwiye ati igice cya 4:12-17 ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Ko Esiteri yari amaze kuvuga ati umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hari itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko jyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Uragira ngo ngiyeyo nte? Ushaka kunyicisha wowe? Urumva Esiteri atanze igitekerezo. Moridekayi ati reka noneho impaka nziza, ibimenyetso biranga impaka nziza, ukuri igitekerezo cy'imukuri. Aramubwira ati nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko
ari we wenyine uzakira mu bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami. Ariko niwicecekera, urumva, niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari peut-être birashoboka ko icyakwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Esther Esther atekereza aravuga ati ndatsinzwe tu kuva kwizima, to be flexible. Abakomeza ngo simbikora ibi reka impaka nziza. Noneho rero ni mu nsengere to pray mu mpaka. Ikintu cya mbere gifasha pray la prière, gusenga, isengesho mu nsengere kugira ngo ibi bintu biteye ubwoba nzabashe kubyivanamo. Havamo rero ubwumvikane, agreement, compromis, ko Esther agomba kujyayo. We n'urugero rwa mbere, impaka nziza. Ahandi tuzi ko Pilato yagize ikibazo mu rubanza rwa Yesu. We yari umuroma, abayuda aribo bagambaniye Yesu bashaka kugira ngo Pilato atange itegeko ryo kumwica bamubambye. Ariko Pilato mu mutima we akumva ntarimo kubona impamvu yo kugira ngo Yesu apfe. Bijya bibaho. Impaka ziravuka hagati ya Pilato n'abayuda, akagenda akajya mu nzu akagaruka, simonye y'icyaha, ageze aho ngaho n'akaraba. Ariko hari ijambo nshaka ko dusoma muri Matayo 27:19. Matayo 27:19 ngo kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, tuhumve neza, umugore we amutumaho ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Man, uramenye Pilato ibyo urimo byose. Abayuda barimo gushuka ngo mutange abambwe, witonde. Mujyanama mwiza. Tuzabibona umugore mu rugo ntagomba kuvuga ngo ibyo umugabo avuze ni wi mu Gifaransa bavuga ngo abantu wiste. Umuntu wiste n'uwo dufite izindi mu Kinyarwanda tuzabona. Umuntu wiste n'uwemera ibintu atabyemeye. Ibyo uvuze byose kubera ko uri umugabo nibyo ndiyo bwana ntabwo ari byo. Umugore wa Pilato aramubwira ati rero Pilato, conflit Pilato amaze kubyumva ijambo riramutobora ry'umujyanama mwiza, have kwica umuntu. Ngo ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. Nuko uko Pilato yavuze ati ngewe ndabaha Baraba mu mubanda, ariko muri umwana w'Imana agende. Baranga. Nuko umutegeka yongera kubabaza ati muri abo bombi uwo mushaka ninde nkamubohorera? Bati ni Baraba. Pilato arabasubiza ati nuko Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Muragira ngo mugire nte? Bati mubambe. Pilato yumvise inama y'umugore, abayuda bamumereye nabi, ari mu cyo bita dilemme, ari hagati nk'ururimi. Agiye gukora icyo bita fuite de responsabilité. La fuite de responsabilité ni uguhunga ibyo ushinzwe. Abantu benshi iyo bageze mu bibazo bibareba barabikwepa. Havutse impaka zikomeye, reka nigendere. Kandi wowe niwe responsable w'ikibazo. Urabigeze uti? Bagwagara ku maguru abiri ugashingiriza, ufata icyemezo kizima. Aha rero niho Pilato yabereye umunyantege nke. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, ngo yenda amazi arakaraba, ngo akaraba imbere y'abantu ati ngewe nta cyaha kindiho kubw'amaraso y'umukiranutsi bibaye byanyu. Niwe mukuru muri bo, uravuga ngo urakarabye, uwo si ibyaha ntabwo bikuriho. Urabona za mpaka icyo bizibyaye. Ni ukuvuga ngo
mu bindi tuzabona impaka iyo zibaye ukaba uzi neza ko udashidikanya wumva abandi, ariko iyo bibaye impaka zijyana mu kibi, ba bandi bagomba kukugisha impaka bagira ngo ujye mu kibi. Hari abandi bantu baba bakuri iruhande nk'umudamu wawe, abana bawe, inshuti zawe, bakubwira bati ibyo bintu ntubikore. Njye Pilato yahuye nabyo hano, murabyumva? Impaka mbi icyo zibyara guhigana, kwicana, kugira nabi, cyane cyane noneho nk'uyu Pilato wari responsable w'ikibazo cya Yesu, wa dosiye ya Yesu. Tekanye kwepe n'ikarabiri, kandi wowe ifite mu biganza ariko umucamanza se we, umucamanza akenshi nta makosa bagwamo. Abacamanza kuri iyi si benshi nta makosa bagwa mu nduru z'abantu. Umuntu apfe paka umucamanza akaba arakugutuye hakagenda wowe. Bene data, ibi ngibi niba Imana yampaye ijambo ntabwo ari imikino, ariko ni ubuzima bwacu bwa buri, Bibiliya ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tuzagenda tubona ingero nyinshi zisa n'izi. Ushatse ukuri kw'isi wajya hano. Turashoje igice cya mbere, ntabwo birangiye. Twabonye ko ni pariti zirindwi, ni ukuvuga ngo ibice birindwi twagamije buno butumwa ngo impaka, amakimbirane byakemuka bite neza hagati mu bantu. Icyo turangijeho tubonye Esiteri yashoboraga kuvuga ati gewe singiye kwipfira, nimushaka mushire, ariko njye mbeho. Ariko kubwo gusenga, bene data, kubwo gusenga Esiteri ajyana ukuri ku mwami. Amen. Pilato we wari ufite dosiye y'umukiranutsi mu biganza, umugore amutuma ati Pilato, have please don't kill that innocent people. Ngo tubasubiremo twumve ngo kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, le juge président, perezida w'urukiko, ahagaze yambaye bya bindi abacamanza bambara, please don't kill that innocent people. Ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, please. Ko naraye ndose mu nzu zineretswe byinshi kuri uyu muntu. Be careful. Urumva ukuntu abantu barangira? Pilato barangira atyo. Amaherezo ya Pilato tuzayabona uko yarangiye, kubera kudakoresha ukuri. Wafashe iki gitabo, ushatse wagifata ukanagenda ariko ugifite, ariko ukuri ntukurekure. In Jesus' name.